Shiraho 15 byuzuye ubundi baba bakwiye gushiraho 20 kuko mu bantu bakoze cyane uri wakoze cyane kundusha muri bano batatu bagahita yumva ni nko mwakoze cyane muri bano batatu akasisi ko kakoze wagira ngo akareba wajya ngo nafone bibiri jawe bibiri na kiriya nabize ngo bibiri imana menshi mana shamana yanjye sha we ra amasasi yaradusiga Ngiye mu kazi nyene nakunze turagura n'ibindi dukasha kose mu motari kujya tujyana mu kazi kugira ngo tujye tuzinduka amaturiko kurabona twakerewe sha nje numva twahamagara nka motari akaza akadufata aba motari nyine Sonde dufite amafaranga twatega tukagera sha gira reba mu motari ahamagara azane n'undi tugende mwana bimeze bite ni sawa ugiye mu kazi turagiye gusa nyine wiyiteho nta kuntu ubona se ko mani uko muzi ko tware tudahaza mwanya yari biciro ngaje kugura turinda ziko nzayaba yego se waradahaze mani koko akantu karagaciro kangana kuri abantu batatu barigero babyumucere koko mani murabizi ngiye wacu mucere namenyeye kuryanga hagabikara irobo ry'umucere se ahubwo wari hashye mada nakumuko muzabite inzozimwa maze iminsi mfite igicuro hagati y'amaguru muzabite kandi nta sherigira nta n'umukobwa ngira w'inshuti yanjye wazambabariye nkagura indaya nta nshuti igira y'umukobwa ku buryo wajya kwiyahuza indaya njye musabye imbabazi mbabarire nzagura indaya cyangwa uzayingurire uzikokore nawe uvuga uti mwana wa mama twarabanye reka nikokore nk'umusenyi se cyangwa igihumbi cyangwa 2 nkugurira indaya ku muntu twabanye urumva nakifata kugurira indaya kuko nese mwana nzabimanzi nzageza imyaka 28 29 ndi imanzi usibye wenda no kuba mfite icyo gicuro hagati y'amaguru utekereza ko umugore wanjye si none nzamujye nkamubwira ngo madamu rero ugendrise ngo nako ngo ndi imanzi ubwo urumva yabyemera yahita avuga ko ndwaye ntabwo nkukunda ntabwo nagugurira indaya nkukunda nukuri mu mpe 200 gusa base jye kugura garindazi mfite twagujije se waraduhaye ahubwo we ndi 20 bingahe nagari 25 nge nacecetse samara mwaratse kunshusha mu mutwe nukuri amafaranga nzayabaha mungiriye imbabazi mukamba yo kugura marindazi turindazi twakerewe kanze twamagare mutaraza dutware kudutetaho ubundi twe tujya mu kazi agira ngo nuko mufite akazi babonyezo gigira amagara mutara umva se ahubwo randi road ejo yaje bavuga ngo akeneye amafaranga y'ibiki nyine amafaranga y'inzu none ufite ubwira se usigaje uyu muri iki gihe urishura se ku kwezi no kwawe urabizi tumaze amezi angahe yose twishyura twenyine urumva twarakubwiye tugushakira akazi wigizajwe tuzajya tukwishyurira inzu twamarira n'ubundi rero njye mbona akazi ko gutegereza ngo ukwezi gushyira uhembwe akazi gatejeje umutwe none ubwo akazi ufite nako kuryama nuko randiro yaza kwishyuza mu kwezi kwawe ukaza ukabintura mari tugende mu kazi twashamani umva mani ni munyumve ni mu mwishyure nzayabaha sivyo ushaka yakura wishyure randirodi niba maze kubagira n'100 nje sinyavuze uku kwezi ndakubwiye ngo urishyura randirodi niba atari ibyo nje ndafata umwanzuro shaka indi nzu shamani n'amafaranga afite pe mwamba bariye makayishyura ko nzayabaha kubana nawe indaya cyambere ziba zifite uburwayi iyo usanze idafite sida ifite imitezi n'ibindi birwara byinshi urumva cyokora uyigiyeho ukoresheje agakingirizo byo ntari ariko noneho nimba aribwo bwa mbere ugiye kubikora wakoresha agakingirizo wabishobora wowe nta nubwo njye nayishyura amafaranga yanjye ngo nkoresha n'agakingirizo niba uzi ko uzanayingurira ukambwira ngo irazana agakingirizo uzambwire tubyihorere none ko upfuye ndetse abantu bose abazijyagamo bose babaye sibye umutezi ni uguhita urwara utarwaye umutezi ni sida cyangwa byose bikazira rimwe umutezi na sida icyarimwe gasanga bifite none si indaya yo kibaga irwaye umutezi na sida ko nta kintu ko itapfuye kandi iyo bifite imiti iriya mitezi nta kibatwara bo ntari b'abakobwa kuri bo kuri bo
ariko hari igihe igenda ikura ugasanga nyine nawe atangiye ko ajya gutera nyoko inda yawe ntabwo nigeze mvugana nawe ko njye nzakurera urumva ntukanture ibibazo byawe kuko ntabwo nakubyaye nta mpuhwe ngo ufitiye rwose umaze waje mu mujyi uje kugarama hano gusa kugira abantu mu bana bazajya barakugaburira cyangwa muri mu gihe kugira ngo kuza umuntu ari gushinyika uko usigarura ry'ibiryo nahashye nkumva umujinya uranyishe umuntu inkumi y'amabere abiri ufite amaguru n'amaboko ngo ntukeneye gukora uzabaho udakora ko mbona ni wanyu komeza abajenje sange nigera mwaga basi mwamabariya mukareka kundusha sibyo dina none si basi mwama yo guhanga ateka ko nshonje shamwana n'abakobwa nabone se uko amafaranga ndayakuraye sindasubira mu cyaro subu nasubira mu cyaro nta n'amafaranga mfite amafaranga make nakuye mu cyaro yarashize nabwo mu bintu bitagira 12 abakobwa nabo subwo ndakora iki amafaranga ni ikibazo mu mujyi naho iwacu nagiraga guca nkabona ikiyede nkabona iki ariko nakundi bana abakobwa bansuzugura ndamutse kumera gutya nta mafaranga ubu nanjye kamfata umwanzuro ngiye gushaka amafaranga nta kuntu abakobwa bansuzugura sibu ndambarikira nta n'umwenda mwiza mfite nta bintu mfite ariko kanze mbizana amashano mbibi imyenda ariko ku tuntu nkora kumererwa nabi akajya kwa muganga mwana wambabarire ariko bitwara ingereka mubwira uzaduha iminota nje n'indaya wowe uzayizane uduha iminota hano ngiye nyikuzanire reka ntabwo nzijyamo ibyo bintu wibeshye nabimenye ko wanayizanye ahangaha nahita ngenda kubera ko waba ugiye kundwaza nanjye ntabwo urwaza ute twahurira hehe hari icyombo yariraho iguteye sida nimba dukoresha urwembe rumwe bibaye umwe arukoresha nanjye bigahita bigira ntabwo uri inshuti nziza mwa ntabwo uri inshuti nziza ubwo ndi inshuti nziza ubwo uri gushyigikira ngo nzashaka urugo runanire rusenyuke kubera ko ntagize ko niyeranje ndi umwana ubwo hano muri karitsiye ntabwo twuzuye udukobwa si none njyewe urukundo n'amagambo nabona amagambo mbwira umukobwa usibye kugenda njye nkabwira indaya nkayihereza amafaranga ikagenda nyine ikanyereka uko ibintu babikora agakobwa karaye yavuze ukuntu kari kari kumbwa karagusha amazi karanshaka sibye nabona ibintu mubwiye Kora no mukobwa w'umusekari wajya imitoma uramutera aho kujya mu ndaya mubwira imitoma mwanzo wanje ndawuzi byibore okay naribi utazamuzana ahangaha uzashaka wo muzana ntabwo utindiye sha uretse gato mfata utuntu hano mu rugo mpitenza uretse gato ndaje ingo sha umva mbaborero ntagereze ntabwo ntinda pe turi kumva ko ndi gukomanga nageze mu rugo sawa sawa myanya uyu mukobwa arasinzira akageza agaheza bigeze hara myanya ana koko n'ukuntu ndi kwirukanka se sha use usaraba kintegereje myanya warakingura semya usigaye usinzira ukageza izi saha so kubura kuzura uko manga burya umva se nyine buretse wagiye uko manga gake witonze mwa nese mani ndi kwirukanka mfite gahunda n'utunije kureba ngo mitenye ese mo kombe imyenda ya gigi beke ikanzu ya gigi utangiye kuyikoza mu dore ubwo ugiye kubitinda ntabyo ntinze haraje kwibonere nta kibazo none se mani nese nguke uje hano ndashamana hari utuntu nibagira mu nzu mani dore ko isabuke byo wari uri mani n'utuntu nibagiye gufata dore nabara gigi Gikoma kabiri kangana namburana nawe gigi sheri siko nani soni yavuze tungurira imyenda gomara we mwaje nani soni unagira koko mutwe mani waje utuze tugenda ngurira imyenda wowe mani numbabara mutarwanira yabisa kabiri kangana namburana nawe numbabara mutya abaturage myanya gwaritse nk'inshira siko nani naso mani mwumve musaraka sibyo ziburi biri wajya kungurira imyenda gira vuba nago namburana nawe gigi waseza Nuzibiki kabiri kangana namburana nawe myanya gato ariko akudufungurira iyi nzu ayishura wenyine natuze mwareka kuneza abantu siyo ngo mwa harimo bandera shamani mwaretse
wafungura iyi nzu yishura wenyine ngo mani gigi ngiye mani nitije ku kanzu yawe witeza abantu inzu wenyine ndaguhereza 5,000 hari ikindi amafaranga ndayakorera sukora hehe ikanzu yo kwa nayiti ntabwo ibyo 5,000 ari byo byarije ko ushaka ntabwo ndeza abantu mu cyumba harimo abantu muhave mutanteze mu cyumba harimo abantu byose nakanyitambukire basuye mani ufite abashitsi tutagomba kubona gigi iyi nzu ni imyanya yishura cyangwa mwagiye muri gahunda zanyu mwari mwagiyemo ibindi ntibirane none waretse ntufatira ibyo niba ariko uribuka ko inzu dufatanya kuyishura mani ndabizi ko dufatanya ariko sinone kuki muje kumvangira biri seriye mfite abashitsi kuvangira gigi ibi bintu urabyumva nimba harimo abashitsi nyereka dufata ibyacu tugenda none wari ugiye gufata ibyanyu mufata ibyanyu ntabwo nari nje gufata ngene mutunaje nasi umva mani gigi na mani kakunkoraho we base gena umpereza na biro nigendere urabona iminwa ndayigenda nayumva bitanu nagusabye amafaranga rukubona udusumbye amafaranga wowe nge mba ndi mu kazi ndakora nandi nkawe urwa wicaye wareka nk'injira mu nzu umva mani gigi reka kunsunika nyinjira oya ntabwo byashoboka gigi ibi bintu njye numva atari sawa mani dushaka indi nzu inyanya tumusiga muri iyi nzu wenyine turusha amafaranga ku buryo tuyobora mu nzu mani naho ubundi ntarebe amafaranga ndayabaguriza amafaranga muri icumi amafaranga ndikubwiye ko ushaka amafaranga iyo oya gigi ndakuguriza ntari inyanya ubanza fungura ariko we fungura gigi ngiye ikibazo mfite abo bashitsi ba myanya bameze gute ntabwo ndewe zubwo nyine sinzi bya mbona wagiye yasinze sanasohoka nagarankira uzikora n'isona nagira wanshinze fungura gigi mbabarira reka kurwana nawe tureke kwihabisi urumva tureke kwihabisi dutegereza fungura ariko nge ndibaza iyi nzu wagira ngo niho uyishyura nuko ntaba yapfunetse ariko amafaranga yabuze tukitanga twe tukayishyura twenyine tukanga kuyimusohora none rebe ko mbari kuvugira amabano babagabo reka tureba abashitsi abari bo nyine Simani mwaritse kuyomba ko nabibasabye biki umugabanyije urusaku mwabiki ndavuze ngo rera mbabarira nuko tuza mabuja avuge seko warigize umurokoro uvuga ngo nagwambaraga mine wazambaye itema mani ndi kubabwira ngiye mfite ine kuba utambaraga mine wazambaye abashitsi se utuma wambara imyenda itari yawe umva mani biri seriye mfite abashitsi sibyo nizemeze bitigiye wowe utama ibicwa byanjye wowe seko nayo mfite amafaranga menshi agiye hera mani manzi umpereze nimba ugiye umpereze ibiceri byawe wakoze nyine naguhe wakoze hanyuma so nta wakoze umva mani bro umpereze amafaranga yawe umukobwa we niba uri umukobwa niba uri umugore niba uri igisho icyo nicyo cyose cyangombwa nuko wandongoye umva mani mpereze amafaranga yanjye ngabanya ibintu bwawe reka abagenzi banjye basohoke twumvikane amafaranga turaguhereza ugende nako twigendere sohoka ntaribi nawe ariko hanyuma se wowe amafaranga mfite amafaranga menshi mu mufuka yagiye ndetse byo ku bintu ukina mabari emebu reba emebu reba iyo mibu kamera umva mani nawe ishyura osha subiza igikapu ntabwo nakuryamye hejuru akamwana urebe cyo munyishyura rero mutanzaniye ibintu byo gukora igihe mumpereza amafaranga barakwishyura miliyoni zingahe reba wango iki barakwishyura miliyoni hanyuma yo twavuganye buri wese ntayazi twavuganye ngo buri wese ngo ibiki n'ibiki nizo mwabanye ukuntu nakobotse cyangwa ntaho mwabibonye uko wakoboke komana yewe isi yuguma mu weho kumbona wari acyafite ubushake kosha nizi ni ndani nizi nizo sha muze muzi ko mundi yari yakwemereye abakobwa namura ubundi uretse ubu numura mwishura karakazi kanyu ngaba mwishure turakwishyura nga turakwishyura umuntu umwe ni umuntu umwe twabonye twaje kutubwira ngo hari abandi bakobwa urakumva abo twababonye abo bakane nasi karabanga bakubwiye ko narinze ngo ndabahereza wanga ko nsanze ko bari bagiye mu kazi twewe cyangwa se ibyo mwashakaga mwabibonye mwabibahaye ni pepa yo batatu mu gihe cya batatu nyanya nyura kone nshaka ubusugi bw'umuntu umwe nshaka ubusugi bw'umuntu mugabanye ibintu kugira uhereze amafaranga yanjye nifatire video amuramo niko bababwiye ko mani bro mumereze amafaranga yanjye mani ubundi mugende mumereze ibicwa byanjye ntabwo nayakobake mwishyure ino ndayatwigende mwishyure buri wese namwishyura 15 cyane ariko warateze ngo kuko wamobeye ongera umobere rimwe muri 15 nimba wumva gifite ubushake wambwira tukajya mu nzu kongera
uko nsora mu nzu yanjye iyi nzu ufitemo uruhare iyi nzu ni iy'umukobwa yakwishyura sinari kumwe nawe wowe mwishyura no munsi y'isafuriya niko kuva ryari wicuruza mumwishyura mu bwonko akira shira mu bwonko mwebwe mubaye gutegereza mpaka ukwezi kurangiye ngo mubone amafaranga mwe burya kare kose ntabwo ari shira mu bwonko shira mu bwonko Jabo shamu kwa busi. Washamisa nimero mwa. Shamu kwa busi. Shamu kwa farasi ni shande. Ihanga. Itaje subiza mu shaki. Subiza mu. Ndikubona bari kugukandira akanyenyeri ntabwo uri nkanjye. Subiza mu. Shiraho 15 byuzuye. Ubundi baba bakwiye gushiraho 20 kuko mu bantu bakoze cyane. Urimo. Gacha cyane kundusha mu bwenga. Koma. Muri bano batatu uri mwagahita yumva ni mwo. Mwakoze cyane. Muri bano batatu. Akasiko kakoze wagira ngo akareba wajyamo no. Nafane 2. Bibiri jewe. Bibiri na kina bize ngo bibiri mani. Menshi.